ikaze mu kiganiro The Blessing Show. Njyewe turi kumwe ni Mimi ndetse n'umutumirwa wacu nawe arahari, reka tumwakire nawe abasuhuze abigire yani tugwaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Annette Murava. Nkaba ndi umukobwa. Ndi umuramyi, ndirimba indirimbo zimbaza Imana. Uri umukobwa ushima Imana. Umukobwa ushima Kristo. Annette, tubwire music yawe wayitangiye ryari? Muzike rero yo nayitangiye kera cyane. Kuko njya nkunda kuvuga ngo hari ibintu uvuka n'ubundi Imana yarabiremye. Wowe ukaba uri kugendera mu byo yagushyizemo. Nakuze rero ndi mu muziki. Bungiye mfite nk'imyaka nk'itanu ngira ngo nabaga nzi nko kudondanga nko kuri piano, kuri guitar, nzi kuririmba, bahora bantoza. Nyine ababyeyi banjye n'icyo kintu bantoje kuva aho ngaho muri Sunday school, ndakura muri secondaire nkaririmba mu makorali, ndarangiza. So kugera nko 2015 nibwo nahise none njya muri carrière solo, ndirimba ku giti cyanjye, ndabyemera. Ubwo we nta wakwigerereza umuntu watangiye gukora kuri piano uri umwana ungana kuriya Imana ukwera ifite ahive. Uvuze ngo 2015 nibwo watangiye kuririmba ku giti cyawe. Watangiriye kuyihe ndirimbo? Natangiriye ku ndirimbo yitwa Ninjye Nawe. Ni indirimbo ivuga uburyo Kristo yatwitangiye ku musaraba agapfa azize ibyaha byanjye nawe. Niyo mpamvu navuze ngo Ninjye Nawe. Hari indirimbo yawe yakunzwe cyane kugeza n'ubu ngubu iri mu matwi y'abantu, umuntu aracangaha imboni. Nshaka dukorere mu nganzo mo gatoya uyituririmbire. Njyewe sirutsa nimbonana na Yesu, mbega umunezero nzagira kurebana nawe imboni ku yindi. Imboni ku yindi, yo nzaririmba Hoziyana. Reka ubwire iyo uri kuririmba cyangwa iryo jus ufite nuko muri Kristo kwirata atari byiza. Nanjye kuvuga ni wumva utabyirata. Kristo ndamwirata, nkanirata yuko vraiment ari we wantoranije. Biri mu bintu iyo ndi kubivuga, nshobora nko kuba ndi kukwandikira uri kumbaza nk'ibintu, nagera ahantu nkahita numva ndanezera, nkahita mvuga amen. Nongeye kwibuka uburyo nyine ncishijwe bugufi cyane kubw'ikintu Imana yakoze, kandi ni umurimo ukomeye yakoze muri njye. Ntabwo nirate njyewe, nirata Kristo. Amen. Murava nk'umukobwa cyangwa se igitsina gore, abakobwa bakunze gura ari imbogamizi nyinshi cyane cyane noneho wowe umurimo wo kuririmba. Sinzi hari ibintu byinshi bisaba kwigomwa. Umuntu w'umukobwa, umuntu w'umukristo wirata Yesu, nta mbogamizi ujya uhura nazo mu bihangano byawe? Sometimes kumva ukavuga uti se Mana kuko mbireke se mbivemo, nta mbogamizi ujya uhura nazo? Imbogamizi rero ntabwo zijya zibura no mu buzima busanzwe. By'umwihariko nk'umukobwa ugomba guhura nazo. Ahubwo wowe iyo ugeze mu mbogamizi ubigenza ute? Hanyuma njyewe guhura nazo zishobora kuba, ariko ntazo nari nabona zatuma ntakora uyu murimo. Bisaba kwihangana. Vraiment iki kintu si njyewe wakizanyemo. Navuze ngo ni Imana yabiteguye kera nzambigenderamo. Iyo wamaze kwemerera Imana yo kwigukoresha birakorohera cyane. Rero nta mbogamizi nari nabona, niyo cyaba ari ikintu cyinshi intege bigeze ku buryo numva ko ibi bintu nahita mbireka. Nta zidasanzwe, ariko harimo kuba ukwiriye gusaba Imana ubwenge koko nk'umuntu w'umukobwa nk'uko wari ubivuze, kugira ngo Imana ikwereke uburyo nyine ukwiriye kuba muri iyi industry ya muzike mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Reka tujye mu kindi kintu cyane cyane abahanzi bakunze gucamo, hari kuba uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano hanze ku isoko ni indirimbo abantu benshi bakunda kuvuga amafaranga arimo, duhura n'imbogamizi, kandi muri studio barasaba amafaranga, gukora video n'amafaranga, buri kimwe cyose gisaba amafaranga. None nimba habaye nk'ikintu runaka
umuntu akaza akakubwira ati Annette ufite ijwi ryiza je ndashaka kugukoresha muri hoteli yanjye ushobora kuza nimugoroba ukaza ugakora karaoke ukaririmbira abantu nawe ukabona ikikubeshaho kuko cyane cyane Imana iha umuntu impano kugira ngo izamubesheho ariko nkunda kubona benshi bakunda kubikwepa atari uko babyanze cyangwa ukuvuga ati ngiye umushumba wanye nabyemera cyangwa bigaragara nawe wowe nk'ubu haje umuntu nona agahita akubwira Annette ndagushaka ngwino ugiye gukora karaoke wabifata wabyakira gute wabyemera cyangwa wabyanga icyambere of course hari ikintu njya nkunda kuvuga hari ibiganiro bibaho cyangwa shows zishobora kubaho nkunda kubanza kumenya cyane cyane detail nyine ikintu uwo muntu agendera akora gahunda ziwe ntekereza yuko nabyo ari byiza kubimenya kuko buriya nanone uyirebaho Annette hari ikintu nzi neza ko ntakora bitewe n'aho hantu hari ahantu ushobora kwinjira already nyine bwa butumwa bukaba butakiri gutambuka so nkwiriye kubanza nkamenya uwo muntu nshaka ni muntu ki ese ibikorwa ari gukora bimeze bite ese title mbese ikintu agenderaho bya bindi bavuna imba ari logo ntabwo nzi uburyo nabisobanura imeze gute kugira ngo menye nimba Annette twakorana kuko preto yabaje kundeba az'umukobwa aje kureba uwo ari we ntabwo yaba mpisemo atazi uwundi hanyuma kujya kuririmbayo byose nabibonye mbona yuko birashoboka ntekereza ko najyayo kuko ikintu nzi neza uwo muntu yabaje kumfata ariko azi ibyo nsanzwe nkora azi ko ndirimba we n'indirimbo za gospel azi ko bikora ku mitima y'abantu ibyo bintu sugira ngo abantu bari muri hoteli nibabikeneye barabikeneye nuko abantu bari kutureba ashobora kundeba gutya akavuga ati kameme uyu mukobwa mufite ntekereza ko nubwo butumwa buba buri gutambuka ngewe umva hari indirimbo nasohoye ejo bundi ivuga ngo nzakwamamaza mu batakuzi mbabwire yuko Imana ihebuje buri opportunity yose yo kuvuga ubutumwa abantu bakeneye kumenya ubutumwa bwiza gute nahakana kujya kuvuga ubutumwa bwiza gusa nzagenda muri cya kintu Imana yashyize muri ngewe ntago nzagenda nahindutse nzagenda ndi ngewe Annette ko umuntu azabaje gufata Annette nzagenda mvuga ubutumwa rwose abantu barye banywe bari mu mashambre ariko bari kumva the gospel birakenewe ni igiki wabwira nk'urubyiruko cyangwa umwana uri hanze afite nk'imbogamizi yo kuvuga ngo sifite icyo nakwishyura inzu sifite icyo narya sifite icyo nambara kandi mfite Imana yamaye kandi abantu baraza bakambwira ngwino ukore ariko nkareba nkabona kujya hariya bishobora kuba byagaragara nabi mu bantu sinzi ikintu wabwira umuntu akabasha kuba yakumva ko Imana yamuhaye impano kugira ngo ayikoreshe ikintu cya mbere nkunda kuvuga ngo wimenye umenye uwo uri we kuko nanone hari imbogamizi zijya zibaho cyane cyane nko ku bakobwa usanga iyo utamaze gupanga ubuzima bwawe kubushyira ku murongo birashoboka ko umuntu wese azagashyiramo icyo ashaka akaba yitambitse muri ya nzira yawe so navuga ngo banza utegure ubuzima bwawe urashaka ko ubuzima bwawe bumera gute ese uri kubutegura gute ese ikintu uri gusengera urashaka kumera gute hanyuma iyo wamaze kubitegura birakorohera cyane icyo kintu umuntu aje kuzanamo byibura wumve ko ugeze unagitekerezaho muri wowe niwumva kitagendanye n'ikintu wumva ugeze gutekereza ubanze utekereze kabiri kugira ngo ubone gusubiza hanyuma ntazigera abura gukora ngo kuko buri abantu nunakora neza cyane ndakubwiza ukuri uzavugwa mu buryo buri negatifu umuntu we ntazaguca intege satani ko niko kazi ke ariko umuntu nyine kubona byexpressinze mu muntu ntibizaguca intege ariko uzabisengere nkunda kubivuga kubwo wari ngira Annette tubajije ndi kuvuga uburyo njya mbigenza urabisengera ukamenya nimba ko icyo kintu Imana ikigushakamo hanyuma nkanjye ku giti cyanjye nabikora nkajya muri hoteli nkagira gute nkaririmba za ndirimbo nzi neza ko zikora ku mitima y'abantu the gospel nizo n'ubundi nakora ariko hari n'abantu bafite impano zo kuririmba n'izindi we nanjye ntabasha guhita ndirimba ukaba ufite iyo mpano ukaba utayikoresha ibintu byose ubikore kubw'icyubahiro cy'Imana kuko afite Imana yaguhaye impano kugira ngo uyikoreshe ngiye nta muntu njya nsha intege nakubwira ngo kora umenye nimba ibintu ukwiriye kubikora
imana buri ikintu imana itashyigikiye irakikwereka ariko iyo igushyigikiye nabwo urabibona rero namubwira ngo courage nakubwira ngo ntucike intege aho kugira ngo uzicuruze ku mukobwa uzagenda uririmbe kugira ngo wishyure inzu aho kugira ngo uzibe utangire gutekereza ahantu uzabikura koresha impano yawe gusa ntuzayikoreshe wiyandarika ntuzayikoreshe nanone hari ibindi bintu ushaka nyine bya bindi bibi ariko uzabikore n'ubundi kubw'icyubahiro cy'Imana amen none nk'ubu ngubu ushobora kuvuga uti ngiye Annette wenda twebwe bashobora kuba bataza ngo badusange babidusabe kuko wenda kuvuga ati aba gospel se ntago babyemera nta kuntu mwabigenza mugahindurira mukajya muvuga ati twe ngiye muri hoteli Annette niziho impano nzi neza ko nyiri kiriya gikorwa niyumva ijwi ryanjye ari buhita byemera ukaje ukavuga ati ngiye mfite impano yo kuririmba ese nta kuntu abantu bicaye nko muri weekend barimo kurya barimo kunywa naza nkajya nicara nkabaririmbira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kandi bikagenda neza wenda nyuma nabo bandi baririmbi zisanzwe bakaza ntago mwebwe mwatangira mukavuga utirika duhaguruke twebwe tugende tubabwire ko dushobora kuba twabikora kuko akenshi batinya bavuga ngo ntago yakwemera kuza kwicara ahantu hari abantu nk'aba nta kuntu mwebwe mwahaguruka mukabitangiza ntekereza ko byashoboka ahubwo mbese Imana impa imbaraga impamvu nongeye Imana impa imbaraga hari igihe umuntu yemera ikintu akavuga ati nagikora wagenda wicaye wenyine ugahita uvuga ati nari nibeshye kuko ibintu ntabishobora ariko vraiment biri mu bushake bw'Imana Mana yanjye hari igihe njya nkunda kuvuga nkagira ngo nabikabije ariko si ugukabye nyine wowe niwe ngewe mu bushake bw'Imana kubw'icyubahiro cyayo Imana ibyemeye ngiye nabikora kubera ko kuba ngiye kuririmba za ndirimbo unsabye ibindi bintu ntashobora nabikubwira ariko kujya hariya n'abacuranzi nkaririmba we give you all the glory we worship you alone you are worthy to be praised ibyo bintu nabikora ahubwo n'undi muntu wumva wantera izo mbaraga naze ampashe njye ntekereza ko nabikora wowe wumva music yawe wifuza ko yagera he wenda ukavuga uti ndebera kuri uyu nabona hageze nkarebera kuri uyu ashobora kuba ari uwo mu Rwanda ashobora kuba ari muri bihugu byo hanze wifuza kuba wumva ukavuga uti impano ufite nifuza kuba nagera ku rwego nguru nkarema imitima y'abantu nkaririmba abantu indwara zigakira wumva ushaka kugera kuri uyu rwego urwego rwo hejuru kuko umuntu wese iyo ari gukora ikintu aba yumva nyine Imana yamugeza ahantu kure abantu rero ndeberaho biterwa ubundi nta muntu uri specific ngira nta bintu biri specific ngira ngo ngendera ahubwo biterwa n'ikintu ndi kumubonaho mu gihe runaka nanjye nari mbikeneye ibyo bintu ariko mbere yabaga ari nka Darlene kubera ko vraiment ndeba imyaka agezemo akaba akiririmba agasohora ijwi akajya kuri stage agakora biriya bintu nabwiye Imana ndabibwira ngo nzarinda nsaza gikora ibi bintu rero Darlene ubwo ntaravaho hanyuma mafite abandi benshi nk'abatasha ko mbafite ibintu mbigiraho mfite ukuntu utasha ko mwigiraho n'abandi benshi ubwo niwe mbashije kuvuga yari kuri stage ankorera neza cyane ngewe rero ntago ndi wa muntu wifata iyo ndi muri ibi bintu by'Imana aho n'abandi hose tasha ko nabimwigiyeho cyane hanyuma icyo ngikundira ko ari n'umuhanga nahise mvuga ati ni gute umuntu yahuza ibi bintu kuba waririmba umuntu akumva uraririmba neza ariko akumva umwuka w'Imana akumva amavuta naravuze ati umuntu abishobora ate kunshyiramo ubuhanga nkabyumva ko ari ubuhanga ariko nkabona ko ari kuyoborwa na mwuka wera so ibyo bintu nabyo nagiye mbyiga cyane urumva rero mfite abantu benshi kandi uyu muziki numva rwose uzagera kure rwose sinumva ari mu Rwanda gusa ahubwo n'isi yose kuko navuze ngo amahanga yose azapfukama indimi zose zatura ko wera Imana nibishima kubinyuza muri nge nzanezerwa mbega uri umukobwa mwiza cyane ngendeye ku cyo uvuga Annette uri umukobwa ko gushima Imana umukobwa mwiza hari igihe umuntu afite ikintu agenderaho ukavuga uti ngewe nzashaka umusore
ukijijwe cyangwa se utabikabiriza cyangwa se umeze gutya na gutya wowe ku bwawe iyo uri usengera umusore umeze cyane cyane ko urugo ni ikintu gihoraho ni ikintu umuntu azaba ajyamo akagitandukanya hari n'urupfu we uba wumva Imana yaguha nk'umusore umeze gute mba numva rero umusore Imana yampa biragoye ariko bivuge be open umusore ukijijwe ubwo njye n'ibya byifuzo byanjye actually twemerewe gusaba abantu ntibazababeshye wemerewe gusaba Imana nitanga wa mugani ntawe umwima hari umusore ukijijwe umusore uzanshyigikira muri ibi bintu kuko buriya njyewe umuntu rwose utazanshyigikira muri uyu muhamagaro ubwo yaba ashaka kunjyana mu rupfu wowe ntawe nzabana nawe nta na tolerance nzashyiramo umuntu uzanshyigikira nzagendana nawe muri uru rugendo rw'iyi ministry kandi Imana ikadukoresha kubw'icyubahiro cyayo Mana we umusore nzakunda nawe akankunda impamvu nongeyeho kumukunda kuko nimukunda bizaba binyoroheye cyane umusore nkunda nawe ankunda umusore twumvikana tuzumvikana umusore ni ukuri tuzakomezanya uru rugendo nyine byibura tugasobanura rya juru ritoya abantu bajya bavuga umusore tuzuzuzanya kuko turabikeneye vraiment tuzubahana Imana ku buryo nanjye nzumva ko nezerewe nzanyurwa nawe akanyurwa rwose ntazabonekemo uruhande rumwe ibindi rero details ziba ari nyinshi umuntu uba wumva wifuza ntago ibingiye kubidetaya hano birahari umuntu aba afite mu mutima umusore mwiza of course mwiza ubyo ntago nabura kubivuga buri ufite uburenganzira nyine bwo kuvuga icyo ushaka imbere y'Imana yawe hanyuma izamitiramo irabiza umuntu nyine unkwiriye nk'umukobwa wayo amen turi kugana ku musozo reka uririmbeho kuri ya ndirimbo yawe nshyashya agaparti gatoya numara kwiririmba tugaruke urimo hari ikintu wumva ushaka kubwira abantu wabwire urahebuje nta yindi mana ihwanye nawe urahambaye mwami urahambaye nta wundi mwami twabona my God iyo uri kuririmba rero mba numva wakomeza ukaririmba urakoze gira ikintu ubwira abantu kikuri ku mutima yaba ari urubyiruko yaba ari abakobwa bashaka wenda mbese hari ikintu ushobora kuba waba ufite ku mutima ushobora kuba wabwira abantu ndabashimiye ko babanye natwe hanyuma yaba ari urubyiruko muri rusange nanjye ndi urubyiruko sinzi impamvu iri jambo ryamfashije muri iki gitondo rivuga ngo ncuruzwa byose na Kristo imbaraga nta kindi kintu rwose buriya cyaguha imbaraga atari Kristo kamuga akantu mukanya ndonganira n'umuntu ndi kumubwira ngo hari umuntu twaganiriye ejo ariko tubwira ngo iyo umuntu arohamye yatangiye gusoma amazi noneho ugasa nkaho ugifite imbaraga zo kwirwanirira iyo umuntu ari bukurohora atarasobanukirwa neza ko ubanza nyine ukayasoma bien kugera aho uba utagifite imbaraga zo kwirwanirira kugira ngo aze kukwerekeza muri direction ashaka bimworohere ugifitemo akabaraga biragoye ushobora nawe kumukurura mukarohamana numva nejejwe n'uburyo ki umuntu aramutse yuzuye Kristo amen umuntu aramutse yuzuye Kristo atagifite za mbaraga zo kwirwanirira atagifite kuba ari wewe nyine utangira kwerekana direction ahubwo yamaze kurohama neza yamaze kwinjiramo kugira ngo Kristo kumuvana aho hantu aba ari ufite direction y'ubuzima bwe kugira ngo Kristo aba ari utwereka ahantu tugomba kunyura biracyagoranye tugifite imbaraga zo kwirwanirira ndumva nabwira abantu ngo
mureke Kristo aba ari we ufata direction y'ubuzima bwacu nyine atwereka uko tugomba kugenda atuyobore kuko buriya Kristo ntago azakuyobya Kristo ayobora neza niwe muyobozi mwiza dukeneye nkubwira ngo ubuzima bwawe bwose uburyo ushaka kubuplaninga bizana imbere y'Imana Imana izi icyo gukora ku buzima bwawe hari ijambo nkunda riri muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5 aravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira nawe azabisohoza Imana izabisohoza nta kintu Imana ihera mu itangiriro ikamenya kwiherezo urumva nta kintu na kimwe Imana itazi nakubwira ngo komera wa mukobwa we urugendo rwawe rwose uruhari Uwiteka Imana izabisohoza hari ibintu byinshi hari ama pressure menshi abakobwa dukunda kugira ndumva nshaka kubabwira ngo mwituze no mu byiringiro harimo igisubizo uturize Imana ndumva nshaka kubwira urubyiruko iyo tugeze muri iyi myaka ushaka gutwara ubuzima bwawe ukuntu uri kubitekereza rimwe na rimwe ugahura n'imbogamizi ariko ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira ubwo nari mubuze urubyiruko ariko n'abandi bantu bose turabikeneye kuko buri wese ahantu ari akeneye Imana babwira ngo Imana ibamugisha ndabakunda cyane umva uziko Annette kuba uretse kuba ari n'umuvuga ubutumwa mu ndirimbo no mu ijambo ndumva bitoroshye no mu ijambo ntagoroshye ndabikunda umukobwa mwiza cyane nukuri uri umunyamugisha n'umusore uzagushaka azaba ari umunyamugisha pe wakoze kwitabira utumwe ba The Blessings Show ngiye rero twari kumwe yari Mimi ndetse na Annette kugira ngo mukomeze kunegerwa n'ibiganiro bya Blessings Show bye bye